isengesho rya buri munsi njya nsenga nsaba yuko Imana izasubiza bimwe njya nyisaba ubyizi tunze menya ko nawe burya njya ngusaba kugira ngo aho uri iteka nzabashe kuhaba. Nitwa Eva wa Sepinki. Ntiwabitindaho Wabibaza ubuse cya gikorokodile twajyaga twiga muri biology gihe n'ibyo ndi kwirirwa ndarasamo mu muhanda ndagaswingingi ingaruka zaza ziri mu rubyiruko ntabwo zakumba kumbuga nkoranyambaga. Ingaruka ziba ziri mu mutwe w'umuntu ntabwo zaza ku mbuga nkoranyambaga nizibeshyera. None se ushatse kuvuga yuko ishuri ari scam? ishuri ntabwo ari scam ahubwo ni scamming. ishuri abibaza bize uganje urasanga ari wowe uganje. Ni ukuvuga ngo mumeze mute? meze nyine nk'irita Ritari rimeze gute? nazo turi kwa kintu by'umuhondo riravanze n'imvange. Nawe biravanze. Oya ako ni neza na ni neza. Ubwo se turamenya umeze ute? Komeze ntabwo bibareba ubundi kwanza. Okay. Wowe bimeze bitera? Nanjye bimeze neza nta kibazo. Wowe bimeze bite? Ndicaye babiri rwose ndicaye ariko noneho tugiye gutangira rero ngo ladies first. Abakobwa nibo babanza, tugiye gutangira twibwira izina rye. Hano turi mu masengero akarake. Uratubwira izina ryawe ubundi ikindi kirakurikiraho ndakikubaza. Amazina watubwira yose. Amazina na nimero. Oya nimero zo wati ntabwo twazivugira kuri public. Niba uzishaka uzazisanga akoresha ibimenyetso. ako se Nse nimero zishanga uwo bahaye ijambo twe dushaka kubanza kumenya ubundi turi kumwe n'abandi sister wadutangira tukatubwira nko ntabwo turi mu masengero. ubu ni ukuvuga ngo rero ukuntu tugiye gutangira mbabaza nyine utuntu tw'utubazo duke na duke, sibyo? yego first of all mumeze mutese? Meze neza. Ntabwo meze neza bro. Meze neza ariko meze neza nkuko mubibona meze neza. Kubahamagaye kubakoze muri Imana ushaka gushimira umuntu wataye amafaranga ko hajemo Imana ra. Yego turabigenza ushaka gushimira umuntu wataye amafaranga. ngira amasengesho muyimure muyagira shyira saa tanu. okay nkuko mubizo rinete rero bakuramo mwana ribara ritabera nyiraho cyangwa ibu Abanyagihugu cyane nta nubwo imbwa wowe wabimburiye huko nyaho kandi ikindi. Okay mwiriwe neza? yego watubwira amazina yawe? nitwa Eva wa Sepinki. Ufite amazina menshi cyane ra. Bayita ikibazo wakibaza ababyeyi banjye nanjye sinzi impamvu bayanyise gusa ni meza. ni amazina ya hip hop. Ibyo mfashemo cyakora cyo ni Pink. okay Iyo mfashemo uwitwa Uwimana. Ese utekereza ko amafaranga yatuma umuntu yishima? no Yego oya mu buryo bumwe cyangwa umunyago ntabwo wakwishima. byaterwa n'uburyo yamayemo. N'umunyago haye kashi mu Imana ntije bitanu umwana. baretse mane bakabaza mane umva rad amafaranga buriya bajya bavuga nyine ngo ni meza ariko ntago yagura umunezero. ntabwo mbyumva. Abantu bagura indaya. Utekereza iki ko waba uriho utayafite? Ntabwo indaya babanga babiyanze. okay kubaho utayafite ntabwo byaba ari sawa ariko nanone biba bikenewe ko aba hari ariko bitavuze ko ariyo dukeneye kugira ngo tubeho neza. Okay urakoze cyane. Twagiye wowe ku ruhande nawe watubwira. murakoze. amazina nitwa Emmanuel Narameke Bishop Managa Manzanga. Mufite ikibazo nawe? yego Ese ubu utekereza ko gutsindwa bitwigisha iki? gutsindwa Gutsindwa mu kintu runaka, niba ukoze ikintu wenda ugatsindwa
niba hari ibintu wari gutwayinga ukabona birafeirinze nyine utekereza ko byaba bitwigishije? Ni ikintu bitwigisha cyane, ikintu binyigisha. kuba uwanyuma. Okay, ntacyo muri kubwanjye ikintu gutsindwa binyigisha, kuba uwanyuma binyigisha gukosora aho natsindiwe. Nicyo kintu cya mbere binyigisha. Ikindi gutsindwa, uretse ko najya nanatsindwa ngewe buriya. Ibintu waplaninze byose ndagerageza bigafeiringa, ariko ntabwo njya ntsindwa. Ntabwo mbibara ko natsinzwe, kuko ndakomeza nkagerageza. babyita Kandi iyo ugerageje nyine ntabwo uba watsinzwe. Gutsindwa ubundi ni ukureka ikintu wari urimo bitewe n'uko cyakunaniye, ariko genda gumya nkagikora paka cyemeye. ku nshuro ya mbere rero uragikoze kiranze, ubwo bwa mbere biba bivuze ko nyine utsinzwe. Hoya nsinzwe nuko iyo nsinzwe ngiye nuko mba nabiretse. Niko gutsindwa mbara. Okay, urakoze cyane. Obedi, wowe nkoze izina rimwe, ubwo urihangana kugire n'irindi. Witwa nde? Izina yawe yombi. Ndi imibare icana umuriro muri cash power, si ubwenge gusa nshakamo na money power, ku buryo buri saha ngomba kuba meze sawa. Nitwa Sanchez Obed. Great song hip hop. Nawe ngufitiye ikibazo kimwe. Yego umusaza. Utekereza ko ari akahe kamaro ko kwihangana? Ntako. Barakumenyera. Wihanganye barakumenyera. Ni iki bitekerezaho? Yego. Ni uruhe ruhare rw'umuntu ku bandi? Uruhare? Nta na rumwe. Cyakora wenda gushimira nyine nk'umusaza, nagushimira ngira gutyo ukadutamwo akaganiro nk'aka. Abantu bari kutubona badukurikiye YouTube bwo mu Muhammad menshi cyane. Okay, ni ukuvuga ngo rero guys, nutwo tubazo nandi kubabaza, ariko nyine tugiye gukomeza tuganire. Nanjye nakubaza. Nawe uragenda ubaza, ushobora no kubaza mugenzi wawe. Oya, wowe urugamije icyo uri kutubaza se? Njye nandi kugira ngo mbanze mbafungure mind, nyine tube turi kumwe tuziranye ko buri yubaje ikibazo umuntu akagisubiza. Yego. Uhita umenya nyine uko ari gutekereza. Iyo uri n'umuhanga ushobora no kumenya n'ukundi ari bukomeze gutekereza, ukadufasha nyine kuba turi. Bo hagati aho gutubwo wakoze harya ni go nde? Twakomeje. Watuzaniye umubebi mwiza. Ikiganiro cyaryoshye. Iyo nagusabye wayikoze. Wowe nabi. Kuvuga ngo hari abantu bitambika mu bibazo by'abandi bantu. Nawe urimo. Nanjye ndimo. Ugura ikibazo mu bantu. Reka mwese mbabaze ikibazo kimwe. Ubwo ngubwo ufite idea azajya yizana, ubundi dukomeze igitekerezo. Ni gute umuntu yamenya inshuti nyazo cyangwa se nyayo? Bo ikintu cya mbere uri inshuti yanjye, uri inshuti yacu, nawe uri inshuti yanjye. Wabimenye ute rero nyine ko ndi inshuti? Kwanza nabajije ngo ni gute wamenya inshuti nyayo? Nuko wangurira akayembe none. Nawe niko bitekereza? Ntabwo tubitekereza nk'ibiswe. Mugende ndiswe. Njyewe ko mbitekereza, buriya inshuti ya nyayo ushobora kuyibonera mu bihe bitari byiza, cyane cyane ko abantu bose tuziranye ntabwo ariko bose baba ari inshuti zacu. Yego, buriya umuntu uzakuguma iruhande mu gihe umeze nabi cyangwa se umeze neza, mu byago, mu bibazo nyine birumvikana, wenda iyo ngiyo niyo iba ariyo nshuti yawe. Ntabwo mbyumva. Ni uko nguko byumva. Abandi babitekerezaho gute? Harya tubwiye ko yitwa Emmanuel Arameke Bishop Managama Nzanga. Ukuntu mbitekereza rero, ngeze kwambara amaherena umusaza aratambuka aramwe ngo nambara amaherena ndambara Nzanga. Akantu mvuga umuntu agasigara agatekerezaho. Ukuntu mbitekereza, anjye ndimo ndajana n'uyu musista.
ndumva ari uko bimeze nanjye to ntabwo tubwiye uwo musisita yavuze ngo iki arakuvugiye waza utanabyibuka rwatsi yavuze ati inshuti nziza uyibonera mu byago ko buri muntu wese uzabona mwishimanye bro ntabwo ari kabunye n'abakwemera nyine igihe cyose tu mushobora kwishimana mukanywa amabyeri mukanywa utwo dufanta mu byishimo nyine ariko wazamuhamagara one day wapfushije ukamubwira ati ngwino nabare turishimanye njye nawe nk'inkokoshije nk'ikintu runaka n'urugero cyangwa ibindi byago runaka ubwo gufasha inkoko n'inkoko nk'ibyo ni ibyago aho nzahita mbagera nzanagutwerera ni urugero nyine ni urugero niba mu cyaro yapfuye ntabwerekeza Data ndabyumva aho ngaho rwose kabisa uhita uvuga ati ni inshuti hari ikindi wakongeraho icyo nakongeraho ni mwiza ndumva ntacyo ikindi kibazo kirabaza kiti ni izihe nzitizi urubyiruko ruhura nazo icya mbere ni irari irari riri mu buryo bwinshi ukura bisobanurira ry'amafaranga kuko nta mwanya dufite tuba tumuhaye amashyi uhagije sobanurira nyine iryo rari ry'amafaranga urubyiruko ruhura narwo irari ry'amafaranga tekereza nk'urugero mu rugo maze kuba umusore ntangiye kwiyumva mfashe telefoni ndavuze ati reka mpamagare umukomisiyoneri anshakira inzu ndahamagaye ndatangira nca mwihangane nyine dore agafone mfite naka mwihangane haro yo ni komisiyoneri yego niwe none se nshaka inzu y'ibyumba 2 na salo ndayifite iri no ku muhanda ahantu heza cyane irimo amakarosi yego na dushe na tuwarete yego n'amazi nangahe 200. 200 ni nziza nta kibazo ni nziza cyane ikoreye ibintu byose iri no mu gipangu iri mu gipangu ifite ibintu byose ko numva ari nziza ni nziza cyane uraza kuyireba ahubwo ryari ikibazo ni uko nta mafaranga mfite izo mbogamizi ku basore duhura nazo nese ushaka kuva mu rugo iwanyu njye nkava mu rugo nyine ariko nta nubwo mba mu rugo ariko ndi komisiyoneri yimbajije nta mafaranga afite iyo ni imbogamizi ya mbere reka twumve n'abandi indi ya kabiri nkayo se bagenda bambaye imbogamizi zirabisha ni nyinshi nk'ubu ngubu nyine usibye ko ubu ngubu hari ikintu cyita kuva ku rwego rumwe nko kuva hano ujya hano ujya ku rundi ariko ntabwo uba wemerewe gutereta umubebi mwiza ntabwo uba byemewe nta biceri nta cyizere n'amafaranga aba nta cyizere ufite ubwo ivuze ngo imbogamizi urubyiruko akenshi ruhura nazo ni ikijyanye n'amafaranga ubwo ni uko ubyumva reka twumve nawe twakugezeho rero ntabwo mbyumva kimwe nawe maze ubu nta mafaranga mfite wanyemera cyane none se iyo bavuze ngo urukundo ntabwo ari amafaranga urukundo ntabwo ari amafaranga bagukuye mu ikinamico nziho umukobwa ukwitaho ushobora kukubera umuntu mwiza nyine akagukundira kuko ikintu aba mu ikinamico cyangwa se muri filime hoya ntabwo ari muri filime cyangwa se muri teatire nta na hamwe banyweye ariko njyewe sinumva ko udashobora gukunda umuntu ngo kuko adafite amafaranga ntabwo mukundiye nta mafaranga umuntu yaba afite icyo adafite amafaranga ariko abaye ari ibyo rero aho nahereye umwaka wa bari uwa nyuma nshaka amafaranga mu buryo bwemewe n'amategeko. Ndi umufilozofe nkunda gusoma ibitabo cyane nzi ko hari akantu nasomye kagira kati umusore utagira amafaranga umuntu wenyine ushobora kumukunda ni nyina
nazo nyine nawe nakubwarya kandi nawe agera akaguta njye nakubwiza icya kabiri ufite imyaka 20 nk'urugero ati genda ujye gukora amafaranga. Icya kabiri nk'urugero ushobora nko kujya iwabo wenda n'umukobwa arakwemeye sibyo wenda tuvuga wanyemeye imbogamizi ziracyari nyinshi noneho twicaye muri salo nyine kwako no mufite nka barumuna bawe basaza bawe bakiri batoya nyine baba bakiri aho ngaho hanze we nyine wenda bakakubaha bakicara muri salo bagasohoka bakajya hanze noneho rero iwanyu mu rugo nabo bakisukira bakajya hanze noneho wenda tukicarana ukavuga ati nyine nk'umushyitsi nshere wanjye yaje kunsura ukikoza hariya mu cyumba tekajya kumwarurira arya nyine mu cyumba mu gikoni noneho ubwo ngubwo watangira waba ukigera mu gikoni harya ukumva mama wawe aravuze uri kumwe rwose nta mafaranga baba babona ko nibishiramo nta kintu uri bumusigire ngo basize guhaye yakubayeho iyo nkuru yivuze ntiyakubayeho rimwe na rimwe hari igihe dutanga urugero cyangwa se ari burage bikaza kurangira bibaye ubuhamya sibe kubirakariramo nyine. Okay, twagiye ku kindi kibazo mwese hari ufite ikindi yakongera kuri icyo nzi ko amafaranga ari ubuzima icyo nicyo kintu navuga ariko nyine biterwa n'ayo ariyo kuba ari ayo wama nkasara ubuzima ni umwuka bivuze nk'imbogamizi muhura nazo ku rubyiruko mwese muri kuzura icya kabiri nk'ubu ndi umuhanzi ni ikibazo cy'uduceri kabisa icya kabiri nk'ubu ndi umuhanzi sibyo ko nagize amahirwe ngahura na gute ubwo ngubwo nyine akaba ari we ndi kurokokera nk'ubu ndi umuhanzi iyo wenda mfite amafaranga bana ba Elementi mba nkorana collab na ba Bruce Melody none gukoresha amazina y'abandi y'abastari bariya nibongera ugenderaho no ubwo ikibazo cya mbere urubyiruko rubona narwo ni ikijyanye no ku mafaranga na benshi kubera nta mafaranga ashandabizi. Ikindi rero handi bazamutse bivovota ngo bakwimye ntuzi ngo nizihe basi sorry uzayabona bizaza nizihe ngaruka urukundo zo kwikinisha ko numva batinye kubivuga nizihe ngaruka z'imbuga nkoranyambaga ku rubyiruko utabona akazi kureba itakureba no kutabona ijuru ryo wenda sinzi niba ari imbuga nkoranyambaga ni ukuvuga ngo imbuga nkoranyambaga nta ngaruka zigira aho ureberaho byinshi bituma utajya mu ijuru nta ngaruka imbuga nkoranyambaga zigira zirahari hari akabaho ikireka umwana uri munsi y'imyaka 18 kuyihata cyane ntiyige ariko nkanjye ubwonko bwirashe wagira ngo ejo bundi baraburashe ntari zirahari ati kuki tubwire nk'eshatu tubwire n'impamvu impamvu ya mbere amafaranga arashira kubera mbere wowe meda turi kubaza sister wacu ariko jya wubaha impamvu ya mbere tuje nkakuvugira nshobora kujya kuri izo mbuga nkoranyambaga ugasanga muriho n'ibintu bitandebaga cyangwa se bishobora kunyangiza mu bwonko bitewe n'ibyo bintu uko bimeze cyangwa bagutuma dodo ku muhanda ukumva ngo umuntu yakubise undi babishyize ku mbuga nkoranyambaga ugahita uguramika yego ugahita uguramika nawe ukajya kureba wajya kureba ugasanga ni cya Chantal gazi yatwitse ugasanga nyine za dodo bagutumye ntugiye kuzigura ahubwo wigiriye ku mbuga nkoranyambaga kureba njye utajya ugura dodo. iya kabiri abantu tujya ku mbuga nkoranyambaga tukareba ibintu bitatureba cyane cyane nk'umwana mutoya ashobora kujyaho agasanga wenda bari kwisambanira n'urugero ubwo si ibyo bintu biba bimureba mu kiganiro ibyo bintu ntabwo bimureba njyewe imbuga nkoranyambaga nazidefanda buryo bushoboka icya mbere kibintu ndeba nanjye babindeba niba ari umuntu ndi kumureba nawe mbabore ndeba mu maso turebana tugiye gukora rero debate kuri iki kintu rove beat abemeza ko imbuga nkoranyambaga hari ingaruka zifite nyine ku rubyiruko
ni bande ndagaswingingi ingaruka ziba ziri mu rubyiruko ntabwo ziba ku mbuga nkoranyambaga ingaruka ziba ziri mu mutwe w'umuntu ntabwo ziba ziri ku mbuga nkoranyambaga ntizibeshyera ase yikupa njyewe uyu musista ase yikupa arikubye yaravuze ngo ingaruka ngo zirahari ngo cyakoze nyine urumva none se defanda ayo mafuti ngaho tubwire urumva ninde yego umva rata icya mbere ntabwo umuntu ntabwo wenda imbuga nkoranyambaga ntabwo zidukontorora tugomba kuzikontorora sibyo icyo gihe iyo rero zagukontoroye uba wasizemo n'ubwonko bwawe n'umutwe byose nyine baravuga ku mbuga nkoranyambaga ukavuga TikTok ni ukuvuga ngo tugende ku kintu umusisita yaravuze icyo cyo nacyemera ariko se niba usanze abo bantu bari gusambana utazi ngo gusambana ni iki gusambana tunabyihoreye kuko byanze bikunze niba nawe ubirebye uba ubizi reba nkawe ako se umwana utabizi imbuga zakwigishije gukina akadege none nyiri ibyondo azanigira imbuga zakwigishije gukina akadege nawe ukigisha nyiri ibyondo none nyiri ibyondo asigaye akodesha nawe umwana w'imyaka 5 sibyo najyaho akareba abo bantu bari gusambana ese urumva bazamutuma kujya kwiga yige cyangwa azajya kwigana byabitindaho ibyo ntabwo wabitindaho kuko umuhanzi runaka ntabwo azamenya ko ari ugusambana kuko ibyo ntabwo wabitindaho umwana w'imyaka 10 uyu mwana w'imyaka 10 aba yiga nko mu wa gatatu ntabwo ari byiza akabikora umwana w'imyaka 10 aba yiga nko mu wa gatatu ni byiza nyine umwana w'imyaka 10 aba yiga nko mu wa gatatu Sanchez Obed yasohora indirimbo nyuma y'icyumweru kimwe akaba arayifashe ariko wamubaza ngo wenda ni kwa gatanu wamaze ku wa mbere wamaze ku wa gatanu twiziki kajya kuririmbira ati ngomba kwiga okay twagiye ku kindi akamaro ko kwiga no kwihangira imirimo mubona ari akahe cyane twihangiye so ko ari kwituvanamo mwana ibyo wabitindaho ubuse cya gikorokodile twajyaga twiga muri biology gihure n'ibyo ndi kwirirwa ndarasamo mu muhanda ngo amaguga igitagangurirwa ngo kwitwa ngo gwiki kwiga no kwihangira imirimo byo ni ibintu bibiri bitandukanye ubundi utarize wakwihangira imirimo kandi niyo waba wanakwihangira imirimo waranize byose kimwe guys umuntu ufite akazi mpamagare njye nta kazi mfite none se ushatse kuvuga yuko ishuri ari scam ishuri ntabwo ari scam ahubwo ni scamming ishuri abibaza bize ntabwo wize se ari ukuntu ujya ku ishuri ngo warize ugasanga abandi bize none hari ukuntu ujya ku ishuri cyangwa abandi baragiye kwiga wowe ukaba waragiye ku ishuri narasomaga wowe kutubaza ibyo uzi ntabwo mwabarimu mwabayemo narasomaga njyewe hari akamaro ko kwiga hari n'akamaro ko kwihangira imirimo hari n'akamaro ko kwiba sibyo no kwiba ariko akamaro ko kwihangira imirimo rero niko keza karuta kwiga akamaro ko kwihangira imirimo niko keza karuta kwiga abandi niko mubyumva ngenda byumva kimwe n'uyu nta mafaranga nta mukobwa basi kugira inama muzima ariko nk'uyu nguyu turi kumwe mwana nazo wari kumubwira ko ibisabwa byose byujuje uranyihindutse nta bantu badahinduka abari kurota abari kurota tu ngo mwitajya ngo ni Sanchez iki ngo Obed harya koko bivuga uko byo mushaka upfa gushyiraho ushaka upfa gushyiraho Natali okay ikindi kibazo ubwo nacyo kirasubizwa nyine bitewe n'uko umuntu ko ngiye kubaza ku kijyanye n'urukundo sibyo icyo kibazo kihorere papa icyo kibazo kireke ni ukuvuga ngo hagati y'indirimbo na filime mukunda iki indirimbo ukunda indirimbo cyangwa ya filime mo kubita umuntu ishoka bakamukuramo amara bakayotsa urahitamo kimwe icyo ukunda cyane icyo nkunda cyane ndabyumva urahitamo kimwe amafaranga niyo yambere navuze hagati y'indirimbo na filime na filime cyane nuko ari bitatu nkunda kubyumva okay tujye ku wa kabiri nkunda filime kubera iki baratemana bagacana inyuma ntabwo ndi kubaza kubera ko rero filime njyewe
iyo ari filime nyine nziza zirongoza nyigiramo nyikuramo ibintu nyine byangirira akamaro bigirira akamaro mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ni ubuhe bwoko bwa filime ukunda? ndambwira ko ari urukundo ureka ariko turashwana umva rata nkunda filime zirimo nyine z'urukozasoni. no nkunda filime z'urukundo urumva ziba zirimo nyine urumva nyine urukundo hari aho bigera nyine bakazamo wenda kuba mwahanganira umuntu ariko buriya urukundo rwanyarwo nkunda ko muri filime rutsinda. Uratsinda? Ugereranyije urukundo rwo muri filime n'urukundo tubona hano hanze wabitugereranyiriza gute? Njye nafata urura rwo muri filime urwo hanze ukarwihorera. Cyakoze njye nafata urukundo rwo muri filime urwo hanze rw'amashaka ibirayi urwo hanze ubigereranyije ubona nyine bimeze bite? urenze n'urwo muri filime burase n'ururenzera ahubwo ubona se urukundo rwo muri filime basi rushoboka? ntabwo rushoboka ntabwo rushoboka. ingurube yarebye hejuru. Wowe Manuel wavuze Richard hagati ya filime n'umuziki ukunda iki? Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere nemera filime, nkunda filime ariko ikibazo nanone kiza muri filime hari ukuntu bajya bambeshya nyine ugasanga bakoze ibintu ukajya kumva ngo yari ari kurota cyangwa ngo basubije inyuma ngo mu mwaka ngo za 2000 filime yari irangiye. Icyo kintu nyine baba bambeshya aho tuba wowe n'ukuvuga ngo nukomeze ko bakubeshya ariko urazireba ukanazikunda. Ukunda bakubeshya? Hari umuntu ukubeshya neza rega buriya babyita kugufata. Tugiye kongera dutangire ikindi kibazo ngiye kukibaza umuntu witwa Pink. Aza nkamusubiriza. Arwaye umunwa se? Ukunda gukora siporo? rimwe na rimwe simbikunda cyane ayikora avuye mu rugo. Tekereza ko akamaro ka siporo ari akahe? Kwiruka. ntabwo tubyumva kimwe. Buriya siporo ni nziza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umuntu ukora siporo aba afite ubuzima nyine bwiza akicara akumva ko ahumeka neza. Buriya iyo umajije gukora siporo uba wumva nyine ufite ubuzima butandukanye n'ubwo wari ufite. N'amafaranga araboneka. Ni ubuhe bwoko bwa siporo ukunda? Kwirukanka no gusara no gutora amashashi no gusimbuka umugozi. Ugisimbuka umugozi? Ingozi. Twagiye kuri Emi. Kakuriya niki umuzana wizirika. Ukunda gukora siporo? Uzikorera? Ni kumwe n'umukobwa. Kubera iki ukunda gukora siporo? Nuko bari kumwe n'umukobwa. Zimvura umugongo. Zira siporo zo kumwe n'umukobwa? Hari igihe mba mbona bukeye. Hari igihe nyine mba numva nyine umubiri uhita uruhuka fresh nkumva nyine ewana ndi furufiri ruhukira mu mahoro nduzuye neza cyane. Ruhukira mu mahoro. Twasubiye nanone Obedi nta kimubajije ndakeka icyo kibazo ariko ntabwo nakimubajije. Siporo mbwira akamaro ka siporo kuri wowe cyangwa se siporo kuri wowe isobanuye iki? Birananiza ugenda n'amaguru ukagaruka na moto. Nanjye icyo ntabwo wakimbabajije. Igara gisubize na siporo. Igisobanuro cya siporo yego is a teacher of value sacrifice teamwork and honesty. Twasubiye kuri Favor. Haya niba mbyibuka neza ni Favor. Afite amazina ameze nko kuhipapinga. Favor Pink. What's you Favor? Amazina What's Favor Pink? What's Favor Pink? What's Favor Pink? Izihe ngendo n'ahantu wifuza gusura muri Amerika? Nk'ijonje kujya nka saa sita mana we. Ahantu nifuza gusura muri Amerika.
ari henshi ra ishyamba rya ugamo nka hatatu muri Nyungwe nifuza kuhasura abareba nawe hari ujyamo nta network ubona nta network ibiri network ntabwo mbyiteye ko nyine Kongo Amazon uri kumwe n'andi no ku Gisenyi baza ugiye nk'inzoka ikagufata ukuguru aha gatatu Hambugire aha gatatu muri banki muri banki kandi iyo mbyama kuvugira nari kukubwira heza naho kari heza ra muri Nyungwe wifuza kujya gusura iki ingagi okay yansubirije ayo muri Nyungwe ngageze muri Nyungwe ngagira kujya kunywa mwamo y'amazi yaho amazi ari mu amazi pariki y'Akagera y'amazi abaryoshye iba muri Nyungwe ajya pariki y'Akagera muri Nyungwe oya bari gitarya cya Ndongo cya Nyungwe nako twagiye kurindira wowe ntabwo uragisubiza hano ushaka kuzajya najya gusura hatatu hambere ni muri Amerika kabiri ni waba w'uyu mukobwa gatatu hakuze kujya gusura umukobwa bakakubanguje kureba iki bari kukumanya kwa Nyamuzinda harya ni kwani ikuzimu kwa Nyamuzinda nashaka gusura oya no beda shaka kujya yewe oya njye nshaka kujya gusura Lil Wayne handi nshaka kujya gusura nshaka gusura Lil Wayne nkamubaza umusaza bo muri Amerika ni waba w'uyu mubebe muri Amerika ushobora kujyayo si habiri muri Amerika uraza kujyayo ibyo ndabizi nshaka kujya gusura nanjye ni mu mashyamba muri ishyamba haba bene bane haba bene bane mfite inzozi ndende ni ya filime tuzasura mu myaka nk'itatu okay Obed ahantu uzajya gusura ahantu wifuza gusura muri City Direct ni nk'iyi ngo ahantu kure umuntu uzi ko afite studio wese menya ko nshaka kumusura okay ahantu kure kure aha kabiri nko mu nda n'ijuru aha gatatu mu nda nako mu nda wasimbuje mu ijoro barasaga wifuza kujya gusura mu ijoro yewe kujya kwibera aha ngo haba Yesu nk'abamarayika ahandi ngo baba bafite amabara ategereza ukuntu mvara nkagera hano ibyo ese kubera iki ibiganiro byawe byose bibamo studio imiziki ibintu nk'ibyo bro nyine nkunda music nkunda nyine ibintu bijyanye n'umuhanzi ariko ntabwo twamenyera uwa gakondo oya njye ntabwo ndi indirimbo izinga iz'Imana za gakondo okay Obed mukanyuraza no kuturirimbira mu gusoza ni ikihe kinyobwa ukunda ikinyobwa nkunda ni ikiryoshye cyangwa mbonye ako kanya nk'ubu ngubu hari ubwoko bw'ibinyobwa dusanzwe tuzi birimo alcohol n'ibidafite alcohol hari na bwa bundi harya ni ikinyobwa ni ubunyobwa ni ikinyobwa okay ujya ufata ikinyobwa kirimo alcohol igisubizo twakibwira waba unywa kwisigara byabaye komeza aho ngaho tubare ubwo byose nibyo ubwo ufata kwisigara ukanywa no ku nzoga oya mbo ikintu nkunda cya mbere ni amazi kuko amazi ni meza itabi se ntabwo ujya urebaho itabi ntabwo ndibona aho baricuruza ndibona aho baricuruza ariko ntabwo ufataho akaci ntaranyisha okay umugongo bw'ingona ni ibihe bihe byiza wibuka mu buzima bwawe ndabaza ese ko utatubajije ibyo ntabwo nababajije akareka njye nywa amazi tuyahuriyeho no mwa ADPR yego se uriya hari Nyamirambo uragiye se no mu ba ADPR hano no mu musengero hahandi ku nzira haba hari imiryango ihagaze harya ruguru hari urusengero bawundi binjira muri musenga muri babiri ibihe byiza wibuka mu buzima bwawe ni ibihe Pink niyo wahembwe
iyo wahembwe umushahara we ibihe byiza nibuka mu buzima bwanjye igihe nari ndi kumwe na mama wanjye. ukunda mama bawe bigezaho ariko ababyeyi bubahe. bivuze ngo ni igihe wari uri kumwe na mama wawe bivuze ngo ntabwo ukimufite. Yego ababyeyi bubawe turabakunda. Condoléances. Sorry kabisa. mwese ngo ufate mu mugongo ihangane ngufashe mu mugongo mweko kabyaze kandi bakomeje pole sana kabisa. Okay, nta kibazo. Imana gukomereza umutima amuhaye wawe kandi nyine ndakeka nyine abari ababyeyi nibo bambere natwe bazaguruka mwana. ariko sintekereza yuko wenda ufite abandi bakwitaho. yaba arahari. Imana aragusoma. Imana ishimwe. Yego ikindi cya abamera ho muri mwese turabasuhuje. watubwira ikindi cya kabiri. Cya kabiri niyo nahembwe. Cya kabiri nshaka wandi jyenyine. icya kabiri rero ni igihe nari ndi kumwe utavuga ko ibintu ngiye ugiye kuvuga ibyo ndi gutekereza n'umukunzi wa ntabwo nabyemera ntabwo oya reka ni igihe nari ndi kumwe n'umukunzi wanjye. igihe bivuze ngo mwaratandukanye. yaguhaye angahe? yaguhaye angahe? amaye angahe? ibyishimo. kandi ndabitanga by'ubuzi. ubu ngubu waramufite? No nawe mfite. nta mukunzi ufite? ntabwo mwebwe ntabwo ari wowe ntabwo ari uwanjye. aravana muguye. ubwo ni ukuvuga ngo ahangaha kuri YouTube nanjye nawe mfite umuntu uri kubona ino video yashimiye umukunzi. oya hariho akabazo k'umutuku imisarabindi. sawa ako kantu mukarage nanjye nawe mfite. ku kihe kibazo gusumba kamera narwaye inyondro. turi ku kintu ngo waba wibuka nyine ngo cyagushimisha. yaragiye kutubwira icya kabiri. icya kabiri ntakibuze. igihe yari ari kumwe n'umukunzi. noneho icya nyuma. icya nyuma rero wakimvugiye. cya nyuma Yego ngiye wahe ikintu kigushimisha turi kumwe. okay ubu ntabwo wishimye. uzayizana ejo nabi. arishimye turi kumwe. icyo ni icya gatatu. mba nta kimubuza mba nzi ibimukwiriye reka. ngabo nawe tugiyeyo rero. ibintu byanshimishije. ikintu cya mbere cyanshimishije ni ukuntu nateretse umukobwa akanyanga nyuma y'iminsi 3 tugahura hanyuma y'umwaka tugahura yarabyaye. na n'ubu ndacyabyibuka ngaseka ndaseka no kuri kwima ndaseka. bivuze ngo uri umwana mubi. niba wishimira ibyago bya mugenzi wawe ntabwo ari ibyago ugenda guterese nkawe wasanga uhuye ariho ejo bundi washaka nabi Imana yarandenganya. wapfa kabikubwira. ahubwo yashaka umugabo yajya amunyuzamo gutya akavuga ngo Imana ngo wampuye kandi warankundaga. none se reka mubaze urukundo rwose urukundo ugomba rwose baragukundira ikintu. harya nta mafaranga mfite ntabyo. mwana mu amafaranga we yahige ariko mfite 2 mwana 2 ntabwo ahagije. nta bibiri z'ibibiri. wowe byawe wabirangije. uzabiguramo ikibanza mu gitumere nk'inyoni iri kwarika. wakora iki zo kugira ngo ugure ikibanza ubu? njyewe se ibintu byambabaje. wikoza kwa Randi Road ntibyambabaje. ibintu byagushimishije. ntabyo wenda byari ibya kera inzu zikigura 20 na 50 zikiboneka none ubu byakanshimishije mu mwanya w'ubwo buzima. ariko birahari bikeya da. bitubwiremo bitatu. cya mbere natoraguye ubuceri neza gutora ibiceri sanga ni mote ya kine sanga ndi kuburaho make harimo akantu urumva harimo akantu kambabajeho gato. Neza nawe wese ukanguza 2 sinabaguhaye sinaguhaye nagujije ibintu nabwo. icyo ni icya mbere. cya kabiri yongera gushimishije kuba nyiriho ngihumeka. cyo kintu cyanshimishije kiri kunshimisha na n'ubu kinshimishije kuba ndaha imbere ya Imana nibona nta kazi gifite nyine nzerekeye imbere ya kamera mfashe mike ndi kuvuga umwuka ugasohoka numva ntaribi kandi hari abantu babona byaratukuye. ntabwo nishimye
ubuzima ubwo ni ugupfa nyine mba mvuga ababunaze si uko mbaruta si uko mbarusha no gusenga ariko ewanara ijisho ryaratukuye ntabwo nishimye ndashima ja bayo ntariho icya gatatu nako ako wazoshaka yakumenya guha uburenganzira icya gatatu ubwo nyine byose biramye kuba turi kumwe gutya n'umusesari nawe nk'uko yavuze ko nyine nk'iboro bayita fide shaka amafaranga yuzuramo kangana gutya ihangane rero ugabanyemo akavuyo ni iki wumva abantu batitaho ari ingenzi cyane hari ukuntu bavuga ngo umuntu ugira akavuyo ngo yariye umurizo w'ihene ubanza imirizo yose y'amahene yarayiriye upfa kuba wokeje kereka ari mubisi ashobora kuba ari imirizo nk'icumi y'ihene ikibazo mwacyumvise se oya ntabwo turacyumva ni iki wumva abantu batitaho kandi ubona ari ingenzi cyangwa se n'icyo ubona abantu batitaho kandi wowe ukaba ubona ari ingenzi gushaka umugore gushaka muri rusange oya ntabwo genda senga abana we n'ubu nasenze reka dusenge uwa mbere yumvishe icya mbere wowe wumvishe ko gushaka rwose abantu ntibabyitaho kandi ni ingenzi cyane wowe ni ugusenga Obedi wowe ikintu batitaho kandi ari ingenzi ni uko masabuswayibe ntabwo babyitaho ubwo ni ukuvuga ngo wowe kandi mukwiye kubyitaho ngaho ugira ikintu bivugaho ni ukuvuga ngo rero ushaka ntitaye ko wenda habaho ibibazo by'amafaranga dore impamvu ushobora gutuma ushaka icya mbere icyiza cyo gushaka urumva nk'ubu ngubu nshobora kuba nagira ikibazo singira umuntu ukinyemurira ariko ni ukuvuga ngo buriya iyo ufite umuntu mubana w'umufasha byanze bikunze ntabwo uba uri umwe icyo kibazo ni ikihe none naguciye mu ijambo wiwe aramutse ntayafite nta kintu afite yagufasha icyo kibazo ahubwo ni ikihe umufasha ajya kwa sobukwe kwa sebukwe habaye nta kintu gihari ni iki se ubundi bagufasha byanze bikunze ubundi haragiye nyine ako narashatse umugore tuba turi kumwe ngomba kurwara mu gicuku akaba yahamagara ku bitaro akavuga ati umuntu arandembanye mu gihe njyewe nananiwe kwifasha urumva byanze bikunze muba muri abantu babiri sibyo buri wese amenya ibibazo by'undi ubundi muba muri umwe muri rusange muri make ariko hakazamo akantu ko kuvuga ngo umuntu murahorana igihe cyose mu byiza no mu bibi ko kugira gutya n'akakantu ko kugira gutya nawe subscribing ibyo bintu rero impamvu ngenda bifiriyinguye uyu munsi impamvu badashaka nuko ari abashira banyu baborora ashaka umva rata ibintu abantu ahubwo bagomba kujya bitaho no kurenza ibindi byose ni ugusenga kuko wari urimo uravuga ngo umugore yagufasha ndabyumva yagufasha ariko se urugo rwanyu rutarimo Imana ntabwo ibyo byose mwabigeraho ndabeshya abantu benshi bakunda gusaba ngo mana uzamo baravuga ati uzana umugabo ufite imodoka uzana umugabo ukora muri banki ni ukuri Imana ndagusabye ni ukuvuga ngo naguciye mu ijambo umukobwa w'imyaka 30 ikintu abasaba ni ukujya mu nsengero zose za ni kimwe nta nubwo abasaba ngo mana umanuke ngo unyiyereke reka ibyo byararenze by'Imana avuga ati mana uriya umugabo niwe utamumu mwihorere n'ubundi warabyanze urumva wiwe kwiheba iyo mubona kare byari kugenda gute abasengaga hano muri ibyo byose mu kihe cyiciro urabyumvikana nawe se ntabwo bishoboka nta mafaranga nagushaka nta mafaranga nta mwuka wera ufite nta kintu na kimwe umwuka wera mupfandiye wakora muri buno buzima Imana irema ibwa mbere yararemye iravuga ati irema umugabo ibona ntahagije wateka ngo umufasha nubwo yamukozeho
ariko yari yamumuhaye natwe rero tutitaye ngo byagenze gute ngo abagore barasiteresa ibiki hano ko umufasha ubundi nta nubwo ari umugore amaduzene abiri y'abakunzi n'umufasha nawe umva icyo kintu nyine mujye musaba umufasha musabe n'umwuka wera kuko nawe nyine ukenewe ubuzima bwacu umwuka wera si undi wese umufasha hari umwuka wera gufasha ni ibintu byose bigufasha umwuka wera gufasha kumenya kuko umugore abaye ari mwiza ari umufasha mwiza usenga nawe urasenga ahubwo bigushyiramo nawe ugasenga umukobwa mugabo mugira umumarishi baracybyumvikanaho kimwe yego bahuje nta mukunzi ntabwo akeneye umukunzi wawe bahuje ese mutekereza ko umuntu ahinduka bitewe n'iki bitewe n'uko nta mafaranga afite no oya nta mafaranga umuntu nta buriya nta muntu wavutse mutangira kutubwira ngo imyanya nawe birangirira habaye nta muntu wavutse ari mubi cyangwa se atekereza nabi mbabwira ko ndi mwiza uri mubi kuko batumye nanjye mba nakize nta kibazo byareka byongera akantu numvishemo aho ngaho yatumye udakiza amafaranga impamvu yatumye nakize atuma ncumura arancumuza abantu babereyeho gucumuza abandi buriya reka nibereye mu nzu njyewe njyenyine sibyo mbona icyo nyine cyose nyine ndimo ndabaha urugero nta muntu n'umwe mpura nawe kirazira kuba wenyine uri wenyine ntabwo wabona icyo ushaka cyose navuze ngo byose mbaye mbifite ntabwo byakunda imana ikandinda ikintu cyatuma mpura n'abantu nabaho mu mahoro nta muntu ucumuza mva nazajya mu ijoro aricyo wambere ukeneye umugabo wabigenza ute turi mu gusoza rero ukeneye umugabo wabigenza ute abanze mubaze aka kantu nyine umugabo nabigenza ne nanjye navuze nyine buri kimwe cyose nkeneye kandi uri wenyine kandi ushaka kubaho wenyine none sibyo bagaguha imyaka bagaguha ubutunzi bwose ushaka uri wenyine nk'uko wabivuze umuntu umwe ntiyansumuza ariko buriya defense rero izi umufasha ni cya kindi wacyemeye turi gusoza rero ngo buri wese nabaze umugenzi w'ikibazo yumva ashaka njyemo indirimbo oya urabaza mugenzi wawe ntabwo ari njyewe urareba ikibazo ubaza mugenzi wawe na mugenzi wawe arebe icyo abaza mugenzi we ikibazo nkubaza wambonye ute ntabwo ari good asa neza urasa neza umeze neza kabisa uraryoshye muri make yamvugo asa nk'amavuta ahenze merci asa nk'amavuta ahenze mwakoze rero oya nshaka indirimbo bantu indirimbo ndaza kuri nyine dusoje oya nyine ntabwo turasoza gahora oya nshyira mari none se kananjye ngira ukuntu umubaza bavuze ngo tubaza we nta kibazo umubaza se ikibazo cya mbere ushaka bitanu wabima wabima apana nonaha keretse ari nkanjye ukibajije tugiye gusoza rero twasoje tugiye gusoza umuraperi atushyiriraho umurongo kambanza mbaza ariko nanjye hari akantu nshaka kubaza uyu musista kamubaze musa niba mubonye ute namubonye rero nk'urugero urabona ko ceka bavuga uko bakubonye ukuntu nakubonye ugira akavuyo pe namaze bivuga ngo namaze twagiye rero wumvishe icyo ugomba gukosora ntabwo ubu ntabwo ngiye kubarapira ngiye kubaririmbira akantu gatoya gace kamwe tuzasubira ejo isengesho rya buri munsi njya nsenga nsaba yuko imana izasubiza bimwe njyanyisaba mu byiza itunze menya ko nawe burya njya ngusaba kugira ngo aho uri iteka nzabashe kuhaba sinzi inzira bizanyuramo kugira ngo bibe gusa icyizere mfite nuko bigomba kuba bitabaye ibyo nabyita gukubitwa n'inkuba kugufasha ibyishimo byanjye kumera amababa nta mutima udakunda ariko njyewe ndakabya ibyo nkubwira muri njyewe birimo kurabya stop uramenya utaza kubyumva nk'ibikabyo kuko bifite impumuro zimeze nk'uburabyo ntawe ntegereje ngo wenda se mukurutishe kuko umeze nk'isoko ufite ibintu byinshi mbishe kubigeraho bisaba ngo nkwegere ngufashe kandi turi babiri ndakeka hari ntacyo byinshi ibyo twita guseka
ibyo bizibaruka inzira abo tubyaye bazanyuramo babyiruka umva ko bihinduka ubu se nzahinduka nzakuremera uburyo buryoshye uzajya uhora